Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange, ndabasuhuje mwese rero aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha. Inzozi z'uyu munsi rero tugiye kuganiraho ni inzozi zo kurota inkuba ikubita cyangwa se kurota amazi meza. Ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Ndahari cyane rero ngo ngusobanurire. Komeza utange comment yasaho gato cyane, ikindi twaza gusobanuriraho ndetse kandi video yacu ikikugeraho, icyo usabwa ni ugusharinga no gukanda like. Ako kantu mw'abantu mwe kaba gakeneye ndetse kaba gakenewe, ndetse no gukora kuri subscribe, maze ubundi tukagendana neza cyane gatanu uku kandi. Inzozi z'uyu munsi rero reka tuzitangire twihuse neza cyane. Mu gihe rero iyo warose ugomba kumenya uko byatangiye ndetse kandi ukamenya n'uko byarangiye. Ese byatangiye bite, hagati byagenze bite? Icyo gihe rero uzabasha gusobanukirwa neza inzozi warose, cyangwa se ukagira uzibwira akagusobanurira neza uko byagenze. Reka duhere ku nzozi zo kurota inkuba. Inkuba rero, inkuba kurota inkuba ikubita ahantu hose, ubona imirabyo ikubita ahantu hose, ahangaha bisobanuye yuko uba ugiye gutoragura ikofi y'amafaranga. Nanone ikindi kandi kurota inkuba ikubita wowe ukagira ubwoba ukabura aho uwihisha. Ibi ngibi rero bisobanuye yuko ibibazo uba ugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse ariko bizarangira. Nanone ikindi kandi kurota inkuba ikubitira hafi y'umurima wawe ndetse kandi wowe uri hafi y'umurima wawe, ibi bisobanuye yuko uzarumbya ndetse kandi uwo murima nta kintu uzeza na gito. Nanone ikindi kandi inkuba, kurota inkuba ikubita umuriro ukagenda, ibi bisobanuye neza yuko hari ikintu cyiza ugiye kwakira mu buzima cyangwa se business yawe igiye kwaguka. Nanone kandi kurota inkuba ikubita inzu bivuga neza yuko ibyo watekerezaga ko ugiye kugeraho byose utakibigezeho. Aha rero kurota inkuba uri umunyeshuri ugiye ku ishuri cyane, bivugwa neza yuko ujyo urose inkuba ikubita imirabyo myinshi uri kujya ku ishuri, byemezwa neza yuko ndetse ikizame uba uzagitsinda. Nanone kandi kuba inkuba ikubise witwikiye umutaka urimo werekera, inkuru yemeza neza yuko ngo uzajya hanze, uzava mu gihugu urimo ukajya nko muri Amerika cyangwa se n'ahandi. Aha nanone kandi reka twikomereze n'indi nkuru nziza cyane, kurota amazi. Ese byaba bimeze bite? Ahangaha rero mu bijyanye no kurota amazi biterwa n'ubuzima urimo, cyangwa se bigaterwa n'uko wowe ubyumva, cyangwa se wenda bigaterwa n'uko inzozi wazirose. Kurota amazi meza cyane bivuga neza yuko ngo ari ukuba ufite umunezero, ndetse ubwo ndavuga amazi y'urubogobogo, ni ukuba ufite umunezero kandi umeze neza, uri freedom. Ikindi nanone kandi kurota amazi arimo umuvumba, cyangwa se amazi arimo kuza ari umuvumba cyane, ahangaha bisobanuye neza yuko ibibazo n'ubundi ubirimo, ukibirimo kandi bikikuzira. Ahangaha rero ni za stress z'ibibazo z'isi. Ikindi nanone kandi kurota amazi asa nabi cyane, ahangaha rero bisobanuye neza yuko ngo hari ikiba kitagenda neza. Ahangaha rero ko nanone kandi akandi kanone nibagiye kubabwira ku nkuba, ahangaha kuba uri umukobwa ukarota inkuba n'imirabyo myinshi, ahangaha rero bisobanuye neza yuko ugiye gukora ubukwe bwiza. Ahangaha nanone kandi ikindi kuba uri umugeni nanone ukarota inkuba, ahangaha rero n'imirabyo myinshi cyane, bisobanuye neza yuko kandi uba uzagira ubukwe bwiza nanone. Ahangaha rero nakubwira ngo rero ubusobanuro bwacu, icyo usabwa wowe ni ukutwandikira bitewe n'inzozi warose, ukaduha comment yasaho gato cyane, ubundi tukazagenda tuguha ibisubizo bijyanye n'uko wagiye urota. Mwese rero ba diaspora mwese ndabasuhuje aho muherereye hose, hari abari Kenya, za Australia, za USA, za Aziya, aho mu Burusiya hose, ndetse no mu mpande enye z'u Rwanda. By'umwihariko mwese turabakunda, nimukomeze rero mudushyigikire mukora subscribe asaho gato cyane, ndetse mukanda no mukazogera, maze ubundi twibanire ubudahwema.